Ako marani. Ako yini. Yoro guteka noneho. Bakugurira nesanga abari. Komba ndi gusha ntacyo nsobona afatisha. Komere we. Nari nsigariye wa Claudine. Ako sundi watetse nderekane gaze. Claudine yarabisize aho burya yaragiye kuzana ibindi bintu. Nanjye nari nzi ko utetse inyama. Ewe. Kwizuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni sana ginger tangawizi. Sana ginger ni tangawizi fresh. Sana ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni sana ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Ubu rero byancanze byawe Soso sinzi uko nabikubwira. Soso ararwaye nabikubwiye ari kwa muganga. Uburyo umamagaye igitaraganya ndashaka mbikubwira hakiri kare kuko papa yambwiye ngo aragushaka ngo afite ibintu ngashaka kuganiriza byerekeranye na Soso. Mbijemo ibintu bya Soso. Uzi ko ushobora kuba waramuteye kuko nkurikije ukuntu ameze Njye nenda harega namutereye byagenze gute? Ubwo narayiguteye. Ubwo narayiguteye. Ni wowe ko narayiguteye ndahinda no gupfa gutera ntanda na. Mbawungeje buri ugira nakamenyero guhera no musi ntuzongeye no kumenyera. Ngende ukubwira ikibazo gihari nkakubwira bitewe nuko nkurikije uko uri mukobwa ameze ntango kutarayinera ngiye mu byaro wawe icyo nshaka kukubwira ni umenye amagambo musubiza turi kumvikana none inda bayitera gukunda kurebana n'umuntu gusa amaso cyo gusuza. Ubu ushaka kumbwira ko inshuro zose naje nsanga hano we na Soso muvuye mu cyumba waraye wageze gute? Ushaka kumbwira ko utigeze uryamana na Soso? Ntabwo twajyana. Urabona ko nanjye nabishobora. Tupyanga ushobora. Nusanze ndi kubikora. Ubwo nyine nuko uciyeho Claudine nta uhari. Ahubwo sinzi ibintu ngo ndagiye kureba mu nzu ariko. Nemve kureba bya bigage biri hariya. Abantu batangiye kuzuza. Sasa hakiri kare. Ariko hari abavumbyi bajya abantu. Fatisha kano kandi ariko safra ndomba ishyushye. Jojo. Izi nyama ko zabenye yayivugwa riyeho. Unatangiye kumbishyiraho kabyara. Wariyeho. Nawe birebe nyine. Ubu ngubu udo. Wariyeho genda. Umuntu asari utangiye kuzirira aho ugiye kuzimira. Abandi babashitsi bararyeshye. Ero guhonje. Nase mwamazi iminota ngani gutyo tararya. Umwuka wanyishe Claudine yambwiye ngo ndibeshye inkoreho ngo arazo no Abo namunyuremo. Claudine. Yawe ngo uratetse do. Yewe ese we kwa muzima se cyakoze narumiwe ko ako ive ngo sige kunyama. Akanyama kamenye ko byose niko kaje. Ako Jojo sinari nakubujije. Nyine urabona ngiye narindi ibintu guteka. Nawe waziriye. Ariko se yangiye zose jazi zashira suguhora. Aho gakira. Yewe nari mbonye wansiga koko. Ikindi rero nta munyu urimo. Kandi ureba nzanye magi. Kiramo nyine nakuriza. Reka nkuzanira umunyu, sibyo? Ese uri mu biki? Nagutumye uranga none ngo nzanire umunyu. Reka nkuzanira umunyu. Hako uyu nawe ra. Ariko nk'ubu usanze ari byo noneho akanabyemeza. Yaba mbeshiye. Ntabwo natakira ishusho nterinda. Nateye indimwe. Soso kuko utamushaka. Ntabwo bivuze ko amwihakana ku bintu byose. Oya nateye indimwe inda nemera yandike so sindi ntabwo nzizi. Okay, wakoresha kondomu? Nandi. Hari undi turi kuganira atari Soso. Akari kumbwira ntabwo mbizi. Ndeka mbihorere ngiye icyo nashaka kumenyesha nuko papa aragushaka ashaka nko kuganira nawe ku bintu bijyanye na Soso. Ubwo rero ibindi bisigaye it's up to you guys kuko akanjye karaho. Ubwo wenda ukuri kunsubiza nawe uzamubwira ati se ngiye wowe ko naraye gute. Sibyo?
banje kubikumenyesha nka mubyara wanjye tuganira ibintu byose utazatungurwa no kumva papa akubwira ati Egide bimeze gute nyine kamubaza bijye bibaho ko ushobora gukoresha kondom igacika utabizi noneho utangiye kubitekerezaho nyine mbwira bimbaza byinshi ubwo si uri umwana Egi ni ubwa mbere wumvise ibyo bintu bibayeho n'inshuro nyinshi nasanga igihe nsanga wanasinze waraye wasinze ubwo ibyabaye byose waba ubyibuka ntabwo Imana yabintwara kusene abana bose nabarabiye ntandarateye okay nta niyo natera bibe nk'uko uri kubitekereza ubwo uriya musaza rero nimuvugana ubwo uzamenya uko uri bumusubize ahubwo uzi ukuntu sosa ameze kwemera gusa ariko ntabwo bivuze ko namuteye none sigeze avuga ko atuko baramuha umusoro uzabyirebera twavuye aha ngaha no guhagarara nk'umuntu muzima bisanzwe byanze ndumuhoresha n'ibinini basi gakondo ko yirukanse nk'umuntu ufite yayagaye ahubwo wa mugani wawe ntuzanire umunyu we nta kandi namutumye salisa yanze nta munyu urimo ashaka gutuma ziraryoshye gakire mu magi zoroshye ariko nyine umuntu ntawe baba we ikiroro urakibona ute byose biragenda neza icyo mbwiye cyo bigomba kugenda neza ndahagarara mu mwanya wanjye mpamagare no mu mwanya wa uhamagare ndahagarara mu mwanya wanjye no mu mwanya no mu wande ntawe ako byose ndabikora ibyo mbasa ndari ku byose shawumva ni Chantal na Mutesi akazi ndabona yambara batwara none se ugiye gushyiramo neza eshatu zose we ntusesagure tutaza kubura nawe uragira ngo nyamba yambwiye ngo nindyoshya zino nyamba ejo azampemba uragira ngo nyamba azabure kumenya twaba tubaye ako se wajya ure kubuhahara nako ntabwo ari ubuhara nyuma y'ubukwe nzateka di koresha tubiri nubona bibaye idakoze ufata imwe mu gakombe nawe nikora cyane ahubwo se ubu nta kindi kintu se nta tungurusumu ndebera urebe rwose mva ariko Suze niwe yabiteye buri gihe niwe yanashuka uri umwana se bashuka niwe yanashuka yamana amayoga buri gihe ambeshaje yafataga inzoga akazi gushaka umunwa gutyo ukagotomera cyangwa waricaraga mu gahera kuyambere maze gusinda uriya munsi wa Susu n'umunsi wabinyemeza ute ntabwo nyine wabyumva nyizera ntabwo ariko natinda Susu ntabwo bibabuteka se uwo mwana ntasamwitande ubisengere kuko uriya musaza ntabwo mwakiranuka rwose biba ari ibyo nyine ubwo twaganiriye ambwira situation ya Susu ntituramenya ngo arwaye iki ubwo rero njye mbwira ati ndashaka kuganira na Egide nese guteye isanzana undi arazira relationship yahari hagati yanjye na Susu gusa nicyo atazi byakomeye ibyo ndabikizwa n'ikibazo cyangwa wenda nashobora kuba atazi niyo relationship wenda Susu akaba yamuganirije ko njye nta kintu Susu ashaka kumbwira na kimwe ubu nziza ko nazisimbutse urugo ndarusimbuka bigenze gira Koshani yo rurahinda mfasha pare mujye banje kureba nyambo ndeye ukuntu ameze umureba iki kuri bumurebe nzi yaramutse amahoro ko ataramvugisha kuva mu gitondo namuhamagaye ngo kumfata ntabwo wemerewe kujyayo uratangiye ajya no kunyobora ku munsi w'ubukwe bwanjye icyo mpfa nawe upare bazajya umbwirira niyo gira tugende niyo urabona tutakererewe koko ariko reka tubanze tugutunga amasaha yadusize urafata inkoni gutya nimutagwagarara ku murongo urumva nayifashe nabiki nka kwa kundi nakweretse ariko kandi noneho none nduha bose nyishira hasi oya umusaza mukuru ashaka kukubwira ngo niba uri intore subira inyuma nta ntore subira inyuma ahubwo ijya imbere wumvise niyo byabikamba cyane niyo ndasuzugura umusaza ambwiye ngo nsubire inyuma musuzugure koko ubona ko nabwira ngo ndamusuzuguye baseriye ubu ngubu
ukabuseriye ubu ni ubukwe bwawe. Uburaje ugende usakuze mu gisharagati niyo vunengura. Oya, umunsi w'ubukwe bwanjye ndabatungura. Ahubwo buretse dutunganye rino ko. Singira rotari ijoro rigeze ndi kumwe na shije. Namwe rero mu mbabare umwana wanjye mube hafi n'abafite akunzwe mu muhanagure. Ninyerera utunsama wowe w'amatuzi sibyo? Urabizi ko ari kwakundi kabisa. Abizi mu bukwe abantu bakunda kunyerera cyane. Ahubwo harakandi bagiye kaga parufe kawe nakibagiye. Mwe muganira aze gashaka. Girasha. Meze neza kabisa papa. Bare yambaye neza. N'umugeni wacu regarasa. Ushe mwaritse mama tukamuri bitatu tukajya kureba umukwe. Niba titi kawe. Nawe umva kujya amatwi mana. Bari kumva ntabwo. Wakujishije umuntu akajya no kuri. Niyo twaje kwengereza ko. Dore. Nabona. Ako niyo urasa neza uyu munsi. None se batemasha. watse najya kwengereza ko Genero muze mu humoro. Urasa neza. Umunsi tumeze neza kabisa. Mbona babigira ngo. Na hano hotelo. yarekeraho. Narekeya. Ako niyo. Byabasaba tugiye kuruhuka tukarira. Niyori. Usabwe kuguma ahangaha. Urana nyambo ari uko umusaza mukuru amuguha. Ameze neza. Ameze neza. Dukeya kabisa. Nizeye ko ndibutse neza. Mba urabukeye byatana. Sibye ko ugabura uri na mwiza. Niyo mpamvu njyewe numvaga n'ibintu bya make-up nabireka. Nyine nkaba nyine ndi njyewe nyambo nta bintu bya make-up cyaze nk'akarabiro ko nanjye ntakabije ni ngombwa. Ndakugerageza n'ubu nikiraho dukeya. Bagira gukina. Akakeye. Ngera turi muri viziyo. Ugomba kwitaho nawe wari mu cyaro. Nkagerageza basi uko nshoboye. Ukagerageza uko ushoboye pe. Sha mvangiye mu cyaro mbona nta bintu byinshi. None niyo wisize make-up utangira gutera comment ngo bikongo rigize nk'indaya. Biki yego. Niyo mpamvu ukumva nyine gushyira utuntu dukeya basi wenda wabona bitandukanye n'indi minsi bakubona ariko bitakabije cyane. Uzi ko maso uransiga muturera. Nakangaka tekereza. Kuko karaba kajyanye na po yawe. Yego. Atari byinshi. Ngo witaye ku byo abantu bavuga waba wowe wanyawe. Wa mugani wawe. Ugomba kuba wowe wanyawe ugakora ibyo ushaka nibyo bigukwiye. Ibikunyuze rata. Ugiye kwita ngo gushimisha abantu birangira wowe utishimye. Cyane rwose. Ikindi ugomba kuba utandukanye na Niyori. Ntabwo wajyana usina Niyori mu mwana. N'ubundi mbaho niyo nawe ntisize ntabwo twasa n'ugakabye. Ntabwo mwasa of course ariko basi ugashyiraho agatandukanye. Muraho. Imwe muraho. Nawe urazinduka. Komera y'umukuru. Muraho neza. Amakuru ki? Meza. Bari kukudeborosora. Komera nawe. Komera cyane. Imyiteguro ndiko nazirimbanye. Nawe ko mbona wambahera. Mbona nawe witeguye wamaze. Nje mpuraga nambaye. Amakuru ki? Ni meza. Ubwo subwo ni meza koko. Kandi ubona bari kunyitaho ubukwe burimbanyije. Ariko si koko. Yego ubukwe ni bubeta ntawe babujije gukoresha ubwo bukwe bwanyu. Ariko si none koko mukagera ku rwego rwo kubona umuntu mukamubona nk'imbwa nk'ingegera ko atigeze wenda b'umuntu w'umumaro mu buzima bwanyu. Uze ko harakaye babaye. Ndakara sindakara ahubwo ubwo uzi ko kubwo umurankira. Cyangwa ntacyo utabona. Nabibonye. Njye nabaje kubona ubuzima butameze neza, nkeka ko bafite ibirwara byo ku ruhande, indwara zidakira cyangwa se zikira. Ndapima ibizamini byose nsanga ni muzima.
gerageza gushaka uburyo ntamenya ikintu arwaye kuko birangira amenye ko umukobwa agukunda utamuba hafi utamwitaho icyo cyamuteye kumererwa nabi. ariko njye n'ubu utakosa mfite namubwije ukuri pe nawe yifura mubwiza ukuri kuva ku munsi kugeza ibintu bigeze rero birantunguye bine. Ushobora kuba waragukuye mu buryo butari bwo. Hari ukuntu usubiza umuntu ikibazo ariko umumenasa uriyo kugira ngo ugihandoringe ukijyane gake mu nzira za nyazo ukamubwira mu buryo butari bwo ntabyakire neza sibyo bikaba byaratumye nibura none ubusa umutima nyine iki kinakora icyo ugomba gukora kiroroshye cyane ni ukuza ukamusura ukamuganiriza ugashaka uburyo umubwira amagambo meza amugarura muri moto. Ese amagambo meza nzayakora nzawe no muzashaka umuntu ayo mbwira umukunzi ufite umukunzi hano ni kwa muganga ubyibuke dufite umurwayi kandi nta wundi ugomba kumukiza uretse wowe. Ariko ufite umukunzi amagambo urayihingamo imitomo urayishaka igeretseho n'ibikorwa byiza bimugaragariza urukundo. Ese nta bundi buryo bwakorwa ntamubeshya? Nta bundi uretse wowe. Ese ni mubeshya? Nta indwara arwaye ngo turamuha ibinini. Banza wumve ntabwo turi gutongana kandi turi kujya inama y'icyo ugomba gukora. Ikindi twicara tubyizere ko humurega n'uwa yamwishe. None ko urubona biryo bihumura se? Ibyo birahari barira mu gisharaka. Tari guhumura. Inda yawe nawe no. Ku munsi ubukwe bwawe mutatetse. Ndi wowe nsoza bari 30 mu mbabari. Natwe twagiye kwiyogoshera tse guteka uhari. Sawa. Ngaho duwe basi nagashera tube tunywa duhe agashera basi dusomeze kugashera tube tunywa tutaza no gusonza rata. Nushaka kunyara uri mu gisharagate. Ngahibaze. Ntabwo byemeye guhaguruka se. Uravuga ko ugiye kunyara umugeni. Nta nagashera. Reka rujya gusharagate byose kugeraho. Okay, ngaho twukirije tuzumba none tugende twari waza kohereza uri kumwe n'umugero kaza kohereza. Ubu ni none naza gutitira ngabura ibyo mvuga none bambye. Urabuvuga icyo ushinzwe kuvuga iki hariya? Rego uri umugeni. Ubwo rero mbarubuza guhagarika ibifu by'abantu nabwo rero ni ibibazo. Ugomba kubasariye ukabasariye cyane. Ko niwe wamuganira kugwa kumba basuka kahiki. Nakajumba gakocereza kanyarwa. Ugiye barakwaswa na nyoko. Wewe utababwiza kwa mama niyori gute umbara umwana wanjye niyori. Uzabyara uheke. Uzubake, uzubaho umugore nabakubahe. Gusa bimugisha bakibyeyi. Ibyo byose nshoje nta kintu na kimwe ndi kumva. Kwihangana no munsi n'uwawe. Ngaye kanze ngushake cyo cyo gukira mu nakajumba basi cyane wa magasane k'ibishyimbo ukashira kunyu nacyo asugo wagabanye ko tubikoze ruzo n'ubije mu bukuku nshoje nta kintu wagize mu nda Kanyarwanda arakosha ariko mva mbabwira tushaka ukuntu tuza kwibeta cyangwa se agiye umuntu ugenda ndebere ko nimba ari amahoro. Oya humura ariko mbere batubumura ubu nta mahoro umugore wanjye bamwibye ku munsi w'ubukwe nta muntu wamujyana ararinzwe ararinzwe nta cyaro kandi nakurebye bagushyira n'agaceri cyangwa ry'inyama zonyine inyama zitagira umuceri se rwo zaba ziryoshye ariko njyewe nakavuguto oheda umvira ndetse bakakuzana ibyo bakuzana umva rero niyori iyo umuntu yicaye hariya imbere ntago uhaguruka ndahaguruka njye ndawe nicaye niturije ubizirikane mwana wicare witonde ibyo umukwe mukura kugira bari byo ukora ibintu byo kuvuga ngo ugiye kunyara reka byumvikane Papa kunyihamagazwa mu isharagati. Dambanze zinyari marimo nk'isaha wenda ngugira. Ubuza turi mu munota wo kujya muri toilette cyate mu munota wo kujya. Ikindi kandi ntiwayura. Ibintu byo kwayura. Rubaraje. Ibintu byo kuvugira hejuru. Byihore. Kuko niyore yifate duhurire mu nzira shahu anyiryeho ego ndamuvugisha ahubwo rwose rwe rugiye kuvama ati reka kubwe ngo ntaco nkivuze mbese ndi nyana yimbwa niyore muhuriye mu nzira se akanyikoza se akanandeba si byibuze ubu bukwe bwanyu bwabakuramo ibintu by'ubwirasira ko ntaho babujije gukoresha ubwo bukwe ese muze uri seri yuhuye na niyo arakwiriye hari n'abakoresheje n'uburenze ubu bwanyu nta mpamvu yo kwirata ku bantu yaragiye atereka za favori besi ibintu byose yaragiye yigira nk'umuhanzi nk'abantu ba Rakidubi umva ku izina ry'Imana kamabwire nawe rero naguhamagaye wenda nkuvugishe nkubaze impamvu akagasuzuguro mutangiye kwadukana mwanga kumva bite byanyu kureke utanyitanye niyori uvuga ngo niyori w'amafavore niyori uzagira ayo mafavore uri kuvuga ego ko uzi ukuntu yabaye
ariko murahinze akagahindo kanyu usigaye witiranya abantu se kandi naguhamagaye ndahamagara ndonya ndahamagara nawe wanga kunyitaba navuga inti rero tukoze akavuyo kari mu bukwe koko ubu nafata telefone akavuyo ki ubwo ko mwagiye umugambi ubu nta n'umuntu numwe mucikoza ubona ndi kumwe n'abashuti bawe nje hano kugira mbikubwire mugabanye imyijogonyoro dore muze nakibwo basi ubukwe bwanyu butabakuraho inshuti tuzabisubiramo basi nyuma y'ubukwe ambwirwa icyabimuteye ariko aka kanya nawe uri kubona ko imyiteguro igeze ahubwo se sinekereza ko ubu ngubu yakabaye ari mu gisharagati kereka niba n'abahungu gisharagati mwacubatse he yego saho murabanira noneho urwo rugo rwanyu ruzagendwa cyane rero umuhugure umwigisha rwose umugira inama yubaha abantu ndamubaza rwose bakomeje yego desi ndabukoze muze ndabukoze bari kugutobeka za kashuma turaboshe bene inzobe idahanda ibyo si bimaraga iminsi ngahe ku mubiri nta kibazo ariko ni iby'umunsi wanjye ariko da ni umunsi w'ubukwe ubaga ari umunsi mboneka rimwe iyo umutereka nk'ibyo washizeho ibi ngibi se nzi ko wabaye nk'ikinyabwoya kugira ngo wanyagiwe akuze waretse guserereza inshuti zanjye doti irabera he ni hariya n'ubundi muri jaride ahubwo si iyo mutegura hano reba aha oya muze naho ngaho reba aha ngaha wanakishimira ko umukobwa yagukunze we ukabifata gutyo ariko arakwereka ko agukundanye akafite umukunzi ibyo ntitubyitayeho nonahangaha icyo twitayeho ni ugukiza umurwayi iyo ubuzima bugeze mu kaga ibyo wari urimo urabeka ukajya gusohoka nyine mfite ikibazo aha ninza nkamuba hafi nkamuganiriza nkamubwira amagambo meza nyine nk'uko ubimbwiye nyuma agakira nzabasha gute none kongera gukwepa mwereke ko wowe witekereza ibintu byawe ngo bikurure bibe elastique ko byanse bikunze bitangira mu inshingano yawe ahangaha ni ukuvana umuntu mu buryo arimo arimo ukamusubiza mu buryo buzima akajya muri eta normal ariko icyo ndi kuvuga ejo nimbivamo ashobora no kugwa hari uburyo bwo kubivamo uzabivamo gahoro progressivement ntabwo uzagera ngo ngewe nubwo warwaye ukaba wakize ariko simbukunda no uzakomeza ugende umuganirize umwereka ko muri hafi uzani akantu muhe musangire ushaka amagambo meza umubwira juro umunsi ku wundi abirankomeye kandi wifunga umutwe murajya mwongorera na gutya ntansetsa useka ariko gake useke gakeya nyine ataka navuga nuko nawe nishimye ngiye mu bukwe bwanjye ariko nacyo ndaba nikarumye ugomba kwitwara nk'abageni taguzana bimwe byajyangwe oya shaka waguseka karam ubusinyamagaye oya nagariwe uzari umwana ibintu aryo gende ariko niyo ubukwe bwawe burabwiza muri burababwiza yewe bwa mbere je ntago mba narateguye none uzi ukuntu uberewe se umeze neza kabisa iyo waberewe umuntu wakwambitse uri umunsi yagutse ngaho mbatangiye kunuka mu bukwe bwanjye ngiye ngo ndibere mvuze kuberewe mwana sitwebwe abantu bambaye ibintu muri gashari kwemeza twatangiye kunuka ngo ndavuze ngo reka nkubwire niyo kandi ushobora nkagukubita kumubwira ngo araberewe byo waberewe reka ndembabaza wowe mwiheza uvuga ngo uraberewe niyo uraberewe uraberewe nanywa ko kamwe wowe yenda nywa citro wowe nanjye ni sitiro wowe nanjye nuko wowe wowe ni ubushera ubu urashaka mu kanya ubu uragira ngo useke mu kanya amenyo magasitiro nanjye gakonje kadakonje karaho uno munsi ntabwo kunywa ibintu by'ibishira ugomba kujya heheze uri kujya heheze ngomba kuguma hano nabwo nawe ubwo bwagera burangire nisanzure umuze ndabona ibintu byose nta kintu kimwe agomba gukora umugeni agomba kwitwara gakeya nyine nk'abageni ugomba kwitwara uno munsi ni umunsi wawe ugomba kwitonda ariko nizere ko mu ijoro ry'umugani n'umugabo mudahari mu mutemu utaha ibukwe burangire mujyi wanyu wewe ijoro ni iryanyu uri kubona aha hariho heza ku buryo abasaba baraje aha abansi bose bakaja ariko muze wowe n'abantu wahashinga ikidara oya igiti gishobora kuja none ikindi kikaja ubwo basobukwe bakaja bakicara gutyo se nawe uri kwicara baba batwaye imodoka
ariko rero ntacyo ubwo kajya mu nama ubwo nimba naza mu bushitsi ni umukuru w'umudugudu kaninyurira ahangaha sabuze ngaho nuko bayoboye se guki mwena muba muri Kigali ntago bamuzi ibintu biri kuba mwebwe byihore umudugudu umeze kure mukamutora ahubwo sitamutoye ryarema Imana ishimwe pe njye numvaga ari kudutera icyugazi uzi ko dutwaye umwanya muremure shumva niko yabaye nanjye nahise numirwa cyangwa uri akabebi heya asa neza niba badatuwe muracyari muri ibyo muze yemwe mwarekwa muri bikeri reba hano dore ariko banzi banshi ako se igihe mwahereye wabaye wihanganye mare ihangane ni ukuri amasaha yaducikanye nta byo kwihangana biranga ndebera iki ni igihe kiwe oya umva tugende ibindi turabikorera mu nzu tugende ihute gina banguka nta mwanya uhari badutegereje batubuza kuba tugende nyambo iyo myiriyo mva nta mwanya uhari tugende turabikorera ubu se yose mwari muri kwisiga iki mukora ibiki kuko mutabitunganya mwihute none se kuba gukunda n'icyaha yakoze si icyaha yakoze ariko nanone yabizira ntakwiye kubizira ariko niba atabizira rero niwe ugomba kumukiza dati wibagiye ko mfitanye n'intambara n'umukunzi iyo ntambara y'umukunzi wawe ntayihari ubu hari iyawe na susu niyo tugiye kurwana kugira ngo tuyitsinde ko mubishaka nta kibazo icyo nifuza no kukubona hariya wamusuye uri kumukora ibikorwa byiza umubwira amagambo meza amwubaka amugarura muri mudu ejo akava mu bitaro agataha kandi yanagira no mu rugo ugakomeza buryo se mu rugo ese we nubona avuye mu bitaro agataha ameze neza akongera agasubira muri bwa buzima we ntibizagushimisha ngiye ibintu byose byatuma ava mu hano agataha mu rugo agasonza umusanzu ndacyumva ni cyiza kuko nanjye ndi umuntu ufite ubumuntu ngomba gufasha ariko icyo ndi kumva ni uburyo tugiye kumubesha ibyo uretse kubitekereza none banza utekereze gusova umuntu uri mu bibazo nta kindi namara gusubira mu buzima busanzwe ibindi bizikora okay nta kibazo ukajya byo gusoma urwaye none hasi genda ubanza wumva ukuntu ahumeka niba ntarirete wisete ibirenge ariko sawa